reka njye mbabwiza no kuri rimwe na rimwe igihe buriya nubwo muvuga ngo abantu ngo buriya agiye kugenda bamushyire mu kimuga reke kuvuga ngo ibintu binibi kuko niba no guha ko bikibaho je sidahakwa n'abatutsi batakigira inka rwose niba ushaka mu bijyana uko nguko utagifite inka ntushobora kumpa umagaze umike urakuvuga ngo minisiteri ikeneye umuntu w'umukonsulita urebye conditions basabaga kuri uwo mwanya genda nazirengeje nakuri keretse nyazagira umuntu unyereka ko ibintu nkora nabishoboye yes ngenegereje umuntu uzi demarika akavuga ati bira bintu baguhaye gukora ntabwo bishoboye cyangwa ntabyo wize uwo niwe nshaka abandi bagiye banyumva wenda muri za media hanyuma bituma ndeba ibimaze iminsi byandikwa bimaze iminsi bivugwa abantu barandika kuri za internet bakanarengera bagasebanya abandi bagatukana Vode yaraguzwe bamuhaye amafaranga bamuhaye imyanya Vode yaratashye abantu bakumva ko ari evenement bikwiye kujya mu itangazamakuru abandi se bagakora ibintu nabonye hari abantu bo muri za RNC n'abandi batangiye kunkora ibintu bimeze nka chantage cyangwa se blackmail bakora ibintu bimeze nka chantage ureka tujye kuzana ibintu yavuze kera hanyuma twongere twibutsa abantu bi Kigali Evodo wari we hanyuma Evodo buri abarahita bamutambikana twongere twitakume tuvuge ngo twarabivuze ko Kigali hatagendwa. Reka ngusuhuze nanone kandi nkwifuriza kugubwa neza muri gahunda zawe za buri munsi kandi mbonero kuguha ikaze mu biganiro byacu bya none aho tugeze ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2021. Natinze cyane reka nkomereze kuri iyi nkuru nshya kuri senateri Uwizeyimana Evode ishingiye ku magambo akomeye yatangaje ku byatumye abantu bamukeka amababa kugeza naho bamugereranya na Osama bin Laden. Senateri Evode Uwizeyimana avuga ko rero akigaruka mu Rwanda yakiriwe nka Osama bin Laden ku buryo nuwo bari baziranye wamubonaga yahitagamo gukizwa n'amaguru. Senateri Uwizeyimana w'imyaka 50 y'amavuko yavuye mu Rwanda mu mwaka wa 2007 yerekeza Montreal muri Canada ahahurira n'abarimo Paul Rusesabagina na Faustin Twagiramungu batangira gukorana. Nyuma yo kuva mu Rwanda aho yari amaze igihe ari umucamanza mu nkiko zitandukanye akerekeza muri Canada, yakunze kumvikana mu bitangazamakuru mpuzamahanga nka BBC n'Ijwi ry'Amerika anenga ibyemezo bimwe na bimwe byafatwaga na leta y'u Rwanda. Mu mwaka wa 2013 uyu mugabo nibwo yiyemeje gutahuka nyuma yo gukorwa ku mutima n'amagambo ya Perezida wa Repubulika Paul Kagame wari wasabye abanyarwanda babyifuza gutahuka bagafatanya n'abandi kubaka igihugu cyabo ubwo yari yitabiriye Rwanda Day i Toronto. Senateri Uwizeyimana avuga ko akigera mu Rwanda benshi mu bo bari basanzwe baziranye bagize ubwoba bwo kumwakira ku buryo hari n'abamubonaga bagakizwa n'amaguru. Aganira na Isibo TV yahamije ko ibyamubayeho nawe byabanje kumuyobera aho yavuze ati nkigera mu Rwanda ndabyibuka naraje ngeze i Kanombe ngisohoka mu ndege umuntu wa mbere wambonye yarikanze noneho ndaza no kuri hotel aho nari ndi urumva nari maze imyaka myinshi ntaba mu Rwanda. Ikindi cya kabiri abanyarwanda nubwo nari mfite umuryango hano ndibaza ko na mukuru wanjye cyangwa mwene wacu wari kuncumbikira. Senateri Evode yakomeje avuga ko ababyeyi be aribo bashoboraga kumwakira ariko bakaba bari kure no kuvuga mu by'Imana ho mu karere ka Ruhango, ariko ko nabo bagize ubwoba bakimara kumenya ko yageze mu Rwanda. Uyu musenateri yunzemo ati abanyamakuru nabo barabwiranaga ati Evode arahari
hari n'abamfataga nk'aho ndi Osama bin Laden. Evode kandi yavuze ko hari ubwo yigeze kujya kuri Minisiteri y'Ubutabera agiye kubonana na Minisitiri Johnson Businge, yahura mu nzira n'umwe mu bo bakoranye amaguru akayabangira ingata. Yagize ati nkiva mu modoka umuntu wa mbere twakoranye w'umucamanza yarirutse agera hirya aho bubakaga Convention Center, mbona karavati zirarengarenga yiruka, noneho umuntu bahuye ati bite, undi nawe agasubiza ati mbonye Evode. Evode Uwizeyimana ahamya ko ataje mu Rwanda yikandagira kuko uretse kuba hari ibyo yari yaravuze hari n'abafite ibyo bari barakoze baje bakakirwa. Yemera ko hari ibyo ashobora kuba yaravuze bikagira abo bikomeretsa, gusa bikaba bitari gutuma yanga amahirwe ya kabiri yari yahawe na leta y'u Rwanda. Yabonye ko adashobora gutsinda akihuza nayo. Senateri Uwizeyimana kandi avuga ko nubwo yajoraga leta y'u Rwanda ku bitagenda neza, yabonaga ko ubutegetsi buriho buri kwitwara neza ugereranyije n'ubundi bwagiye bubaho. Narabanje mfata umwanya wanjye ndeba ibintu byandikwa, ndeba ibivugwaho, ndeba ibihita, ndavuga nti ibi bintu nge nabahamagaye kugira ngo n'exercice icyo nita droit de réponse. Nanjye mfite uburenganzira bwo gutanga position yanjye, kubaha nanjye version yanjye kubimvugwaho. Jewe rero abanyamakuru bifuje kuhura nanjye nibo bazi impamvu bakomeje kubinsaba, Evode turagushaka, dushaka kuvugana nawe. Ubwo mufite impamvu zanyu wenda muraza kuzibwira zituma mwumva ko Evode nk'umunyarwanda wabaga muri Canada, ndi umunyakanada nkaba n'umunyarwanda, muri ibi bihugu byombi nshobora kubaho nshaka, nta na hamwe banzitira. Nshobora kubaho nshaka, nshobora no gukora aho nshaka. Jewe ndi umu internationaliste, nshobora no kujya gukora mu kindi gihugu kitari muri ibyo ngibyo. Wenda icyo nasanze cyenteresa abantu ubundi muri za media, jewe nagiye njyamo niba mwaragiye mukurikira neza, nagiye njya muri za media nk'umutekinisiye, nagiye njyamo nk'umunyamategeko, nagiye njya gutanga za expertise. Biriya bintu mwumvaga muri za media, kuri za BBC, sinzi niba hari umuntu wa BBC uri hano, ariko muzabaze yari Yusufu Mugenzi, azababwira ko nari mfite contrat de consultance, n'ubu ntabwo irarangira iyo contrat ndacyayifite kandi barangishura. Muzamubaze rwose, mumubaze muti BBC irakwishyura. Hari igihe abantu bumvaga ngo ni ibintu byo gusakuza, ngo nuko bya bindi byo kwiyadukiza, umuntu afata telefone agahamagara muri studio za BBC ngo nanjye ndashaka ko mumpe ijambo. Njyewe ntabwo ari uko. BBC yaranyishyuraga, mfite contrat de consultance yari iri aho ngaho, za PV uko twarigenzaga, za transfer z'amafaranga zirahari. Ni ibintu byose umuntu ashobora kujya muri systeme akabibereka, nta banga ririmo. Mugenzi mumubajije yababwira uko iyo contract yari igize. Icyo ni kimwe, ni ukuvuga ko nagiyemo a titre de consultant international. Ntabwo ngewe nagiye muri BBC ngiye gukora politiki, ntabwo ndi umunyapolitiki. Sina BBC yonyine, na za Voice of America, amaradiyo menshi. Ariko ikibazo kiravuga ngo nagiyemo ibyo birya bintu mwumvaga mvuga byari icyo bita legal opinion, yari analysis yanjye yuko mbona ikibazo runaka abantu bambaza, nkagenda nkagitanga mu rwego rwa cya kintu nita ikintu cya mbere nabaga nshobora kuvuga ibintu bambaza ndabizi, ndahembwa. Hanyuma ikindi kibazo cya kabiri bininjira mu cyo nita hano mwita freedom of expression. Freedom of expression nimugirebe murayibona, urebye itegeko nshinga. Burya wenda ataza kugira ngo n'abantu baraza kubabwira ngo ngo buriya ni leta yamutegetse kuvuga biriya avuga, ngo buriya nibyo murebe ko hari urupapuro nsomaho, munyitegereze murebe. Burya nabarya mwumva bampamagara, n'ubu Mugenzi nampamagara, ampamagaye nicaye, ndababwira ndi mwe muretse gato nigira hariya ku ruhande, mubwire ibintu ashaka kumva. Ntabyo nsoma, y'ibintu wabyize ububizi, that's it. Uzambaza agronomy cyangwa imibare nzamubwira ibyo ntabyo nize. Ariko ibi bintu byitwa international law byose nibirimo byose, kuko ni ikintu kinini cyane. Ibi byitwa international business law, ahandi recto verso, ibyo wambaza byose ndabigusubiza nubwo wasanga nsinziriye. Icyo ni kimwe. Hanyuma none ikindi rero, hari ikibazo kivuga ngo abantu
hari abantu bakomeje kumfata nka figure ya opposition y'abantu barwanya leta. Icyo ngicyo cyabayeho ni nacyo, kuko jewe reka mbabwire abanyamakuru, niba munakora ibintu munareba neza cyangwa munashakisha amakuru, ubundi hari ahandi hari abo bita journaliste d'investigation, ariko sinzi niba hano bafite